Let me tell you the truth. Imana igiye kubabwira. God has longer lamb. Imana irabazi. Amen. He know what you think. Uko waba uri kose. He know you on the past before to beget. Aho byabiri hose Imana nyuma yabyo abigarura. Amen. I come in word of God today. Imana yamuzanye To converse with this word. kugira ngo twigire hamwe. Let's read in page chapter. Help me. Ngo mwereke To check me the page of ngo reba the check reba page. shaka Give me. muhereze. Give me. Hey, read it. Soma Read it. aho ngaho. To see. Aha imirongo eshatu. Yeah. God is right. Eh? God is right. Imana ni nyakuri. God is right. Imana ni urumuri ni nyakuri. Yeah. God is the Light. root. Yeah. Now the message that we have heard from No. man, Is it not there? Give me. Ngo muhereze ntabwo ari aho. I think we will continue to pray because your pastor Ngo reka pastor adusengere. told me we will pray in categories. Ngo adusengere muri categories. I think today we are stopped here. Angu uyu munsi kwigisha kwa guhagarikiye We will hano. continue next Ngo tuzakomeza ikindi gihe tomorrow mu gitondo. and 4th Wednesday. Aha no mukundi kwezi. Ni mukundi kwezi. Sibyo. Ngo nibyo. I know Kinyarwanda. Ntabwo Kinyarwanda. Sibyo. Ya. Umukozi w'Imana barakoze cyane. Agasulule. Ngo munywa umusuru. Majipa. Ba arabuze ngo Ibule. ngo nimutanga imisuru. Kabule. Thank you very much. Ngo murakoze cyane. Murakoze. Mwabyumvise rero abakozi b'Imana, reka tubahe amashyi dukomera Imana amashyi. Kano kanya bamaze kutugezaho ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryiza cyane kutumvisa ko Imana ari umucyo, Imana ari urukundo, kuko ijambo ry'Imana ubundi iteka rihora risubiramo. Ariko ntago ariko dushyira mu matwi yacu. Iyaba ijambo ry'Imana umuntu buri munsi yafataga ijambo rimwe, abantu twakabaye dukizwa. Ariko abava imahanga iburayi hirya hehe muri za Australia nahe aba bose baza batuzana ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi tubisiga aho twicaye. Tugacyura ikijambo ry'Imana kiba gigishijwe uwo munsi. Tumutunga ibiganza, amavuta, Imbaraga, umugisha, amavuta. God bless you. God bless you. God bless you. yes. Wait. Yes, God bless you. Okay. Imana bamugisha. Uko birira mwumvise ko yavuze ko yatangiye kwiga Kinyarwanda mu materaniro yacu y'ubutaha cyangwa se amasengesho y'ubutaha, ubwo azakoresha azamaze kugenda akimenya neza. No mu munsi avuga ngo manura jipo akasululu iki, ubwo biko saba yamaze kumenya ururimi, kuko no masengesho y'ubutaha tuzaba turi kumwe. Yatwemereye ko tuzagira nawe ibihe byiza byibuze inshuro cyangwa se gatatu muri kuno kwezi. Prudence arabigisha nyine ngo mwirinde ibintu bijyanye na prudence abantu bazigira. Prudence ubwo nta kibazo. Bo nta kibazo. Umwana arigisha abantu ibintu byose bijyanye n'imyororokere kugira ngo mubimenye. Aragira ngo abereke ibyo byose abizi. Abanga prudence imyororokere byose abiziho. Nubwo akora ijambo ry'Imana kuko bigiye bakeye ku muryango. Yero abigisha prudence ababwira ngo mujye mwirinda aho prudence gifite zibaganisha. Uruseke abati nyine mujye mugira ubwenge.
uwiteka itarikomeshwa kandi wabwa icyubahiro mwami abakozi b'Imana abakozi bawe mwami bahereze umugisha maze kuduha ibyawe ibyera ndabyakeye mu izina rya Yesu kandi ubahereze imbaraga n'amavuta yo gukomeza kandi mwami n'abaryumvise ugire kubasendereza imitima yabo nawe uzi icyo bakeneye kandi mwami waze kwifuza kwabo kandi nsongera kwa undi munsi turashima izina ryawe tuzagiza Kristo mwami wacu amen ngaho rero ubwo ni umukomando umwuka wera ni kwa meza umwuka wera uriya abagaragaza imbaraga afite murabona ko umusaza okay amateraniro y'umunsi yararangiye amateraniro y'umunsi yararangiye ariko tugira ngo iyo twaje imbere y'Imana turize imbere y'Imana goro pastor nanjye najya gusaba ijambo sigarana na korali yacu mwakurikira umukozi w'Imana mwene wanyu hanyuma namukama mumwakira murakoze sasa rero ikintu navugaga mwa bakirisi tumwe nagira ngo murabona ko twabonye naryo ndarishishaho murabizi ko dusanzwe dufite Bibiliya izi rero naziboneye umukiriya izo mbano zacu uraziduhereza z'abazungu bahaba batura z'abazungu batura cyane reba nganje rwanda Bibiliya narimbi tukarwana mu by'Imana bahiyanje uje kuziguriza nawe ngo nabonye umukiriya wazo kuko nari maze iminsi numva bavuga ko bazituzaniye nabonye umukiriya wazo kugira ngo amafaranga yacu agomba kuzakora ya ndirimbo nshyashya yanjye muyimbe oya nanjye yanjye muriya ntagurisha impano none ndimo tuzayakorera tuyamundugurisha impano bose ntabirimo ndababwiye ngo nzazigurisha sijya perezida wakora tugarura impano oya namugarura tuzanira impano zivuye mu Burusiya mu izina rya Yesu Imana igukene mu izina rya Yesu baratuzanira impano zivuye abone yakwijeje batuyafasha araziduha oya muri mweto zaje zirihe nyamasi ujye kwibyo kuziteka utambajije uzisura ziteka gute uzisinshaka zimeze gute Zima waramukiye mu biki gutegura ngo biteke ukugira ute guteka ugiye guteka iki zanyama izihe wazanye dore mbese nyamasi ujye kwibyo kuziteka utambajije uzisura ziteka gute uzisinshaka zimeze gute suku zitagusa atanci bini biro bibiri ni ikiro kuko bazambwira ni ikiro ntwamaye amafaranga y'ikiro tonde gusa iki kiro baguhaye minyama ingahe ntukagira imana si ikiro kirarenze ibikoko koko iki reba nawe urakabya nese uri kuzigabira iki erega ndi kuzoza ngo tuziteke teka nge mpage izubitse mu nzu zose zisohora uzitekere hano nta zindi zirimo ni izi izi ngizi pe
uzisibi ikintu gihari kuzengima undakaje nanazifata nkaja kuziroha mu nkingo canka zisuka mu murakaje neza koko iki murakaje neza nikuto nasiki ni ikiro ni ikiro ubikiro ntabwo cyakuzura mw'isafuriya mw'intuzi ya ikiro cyakuzura safuriya ko bikirana ngira hano wahahiye he kwa Taliban kwa Taliban uramunige mwabwiriwe kuri muntu ari manganyaga umunzani muzabimenye gihe umunzani urizo ariko tumbabari urebe uretse ikiro zana ndi safuriya mu nzu gira vuba vuba zana hano hasana munabaga yabahaye amafaranga ajye kugira ngo mumuhaye ibyo yabatumye kandi ibyo ashaka buri kugenda ukajya kwibwira bweza ukazana ibintu biterekeranye ukazana ibintu utatumwe kandi baka amafaranga wakuganguje kwasi kugazana waje ukagazana ya mwajye maraka koko kuremereza umuntu mugaho umuntu amahoro ibyo umuntu yabatumye bura ntabwo umuntu abaga yagutumye ikintu ariko atagishaka iyo wavuye gukura ibijumba byanyu hano mu rugo wowe wabona ibijumba byanyu ndabyivangavangamo simubiteka kuko mushaka mukabirya uko mushaka agasopu kukaboga kanje none kugutekera twari mubona neze nabi koko twari mbiba mu meza mana yacu ariko uzandemereza uzageza gihe ya izi nyanya uzanye ingahe sisa 500 ariko bikira Mariya inyanya za 500 ntabwo akagatete kaba kuzu inyanya zarabuze rega reka mubaza umugore wenda wazavuze uti wanyu mufite ibibazo ushaka kubohereza amafaranga gose ariko si bihe bibazo genda ubaze uzi ikintu kigiye kuhaba ngiye kuja ndigira ku mangazini ntuzanyite umunyangeso umenye ko n'ibintu byahenze ariko byahenze si byahenze byahenze kubyo byahenze inyanya za 500 nizisendera ahantu ni 500 ikiro cy'inyama nicuzuriye isafuriya takora mana nta kibazo mana kuko nzakora kana siki ntacyo bitwaye ariko bagenda ariko bikira Mariya we dore umugore we ningetura surisiha uri nkengesi ururutsi cha yewe abashaka ni mushake munabwo uzati dore amafaranga ngaka none rero genda ushakamo ura kugutima kaboga ntabwo naze kuvuga nti wigeze ubona nkora mwiza mpungure zanyu n'amateke babonye ndabikoramo ubu nazizanye sinzirira mu nzira naziriye ari mbisi se none nyine ko ndi kubona zitashitse zino zishitse ngogo iki ni ikiro none waguze ibiro ikiro se n'icumi wenda se n'ibiro bitanu cyo kubitabura ndebera inyama uzubu ryabirobor ringana gutyo ya ntacyo bitwaye nta kibazo rwose yewe komera byakuruka we ntacyo wa mugabo amakuru kose ariko giregwa rero twumvikana ukabona ikintu cyitwa gasuzuguro ihangane komera umuntu ntakagura imyenda nakurebaga yewe ntabwo nakurebaga wa mugabo uraho madamu amakuru mwayibagiye hera uje gusura mushiki wawe mwayibagiye barababaga inki babazi cari se mwaneza amaraso geregwa uretse gatoya nuko rero yapfuye intebe zanje atari intebe zo gutokoga baguzwa niko kamera wa mugabo umeze neza amakuru nta makuru ntayo ntatwara mukanyijera umugore wanje yarwaye wiwe yarwaye sha cungaho rero ntabishigikiye neza yewe akwa kugirwa kamera mukomeye yewe ndaho ndaho rwose meze neza subiza muri subiza muno ndavuga ngo subiza
ngaho ubundi rwose ndamutsare eko ese ako nakamoso ahora n'iki mugore yankubise intuza inyundo ku ijanja ry'intoki katurebe cungahoro kandi hano mpunze kugira umuti we nibisaba we yewe sinzi kubaza iyi nyama uyikuye iyi nyama ikuye he utemwa subiza hasi segera kugira wowe subiza makumbabarira navyo subiza hani nya shiramo tugenda umukira yabonetse ikibazo bagiye kucishura uhagaze hano wowe babuze ngo usinye tugende kunyisha amafaranga cyo kumusonde cha uzapfa wihambisha tunyure hano uzapfa wihambe wanyana yimbwa bwe cha gere kwa reka cha numbona reka nkubwire mu bantu menyana n'abantu kinisha uramenya gera kwa utazibesha ngo umubazemo sibyo na rimwe nuko bazana nabi wanyu bose ntabwo mwebwe mwandenza amafi izo ntebe uzinjije mu nzu uzinjiza abari zabo uri kuzinjiza mu nzu hari intebe hano wahaguze niki wigeze unzanira nk'ururu sibyo kubura igitana mu nguti rindagira bangutse yavuze ngo bangutse utari ku myanya hano hano waretse nkabikora ko umugore mu rugo ari uteka korwe mu mabinga karindagira mwabikora bikora nimba hari amafaranga watanze go kuhaha kora se ngayikora ibyo urakora wagakorwa mu ngoni z'amaso cyane mba gutuma ikintu rero shuragenda ukikore nkuko nakigutegetse uri kugenda ukunusura uri kunifamfura usi wanifuye mu mama agazagura ibaze wanifuye hose agazagura shito wanisuye agazakumarira iki ariko mba nagiye nabigushaka nawe nukurura wongeraga neza subagize umuntu gusanga hano kuki kigorera wava amahoro wa mugore wava amahoro ntugere zirambabura yigirize hino zana n'agabavuta iki tena iyo mbabura zana irambabura amafuta nangwa nyine baza wigize hano imbabura ngira ukubwira ngo byo bivuze iki none nagwa amaso nshyiremo amashashi ntabwo wakora ikintu ufite iba utirambuye ujya kuzana umupira turi muri mwiza zana amavuta bitare vuba vuba utiya bibi wari ubona ari ukugenda mu nzira wavuga uti dore umugore muzima we dore umunyabwenge mu mutwe ni igipambara uri igishogoshogo wowe ubundi nakubonye ibi byose ni kubyikorera n'umugabo nsanga ntavuga ngo umugabo w'umunyangeso ubuki utari kubikora nk'umugore kabiri kanga ubona umugore ari kwitekera wigeze ubibona he sereka ntege wowe ki kanege tekwa ibyo bibona nk'ababishobora bakaga bashingutse baga bagasanga urutego amavuta ariko muraganywa usuzuguye bavuga ngo uri inganzwa bavuga ngo narakuroze bavuga ngo iki amavuta muraganywaga aka kanya gashize gase sakarobori waguze mana yanje urugo mu izina ry'Imana urugo umenze hari kubakiye hejuru y'abazima ni guteka kadomo katamara imyaka 3 hano imyaka 3 yokoza abagenzi bane sha abazansanga mana bazambwira ndi gucyana nafa ton amaboko gute ntukanshira imigani hano ntabwo mpatse terwanaza hano nari mbayeho sibyo zanabaze niza amakuru guwo waje gusimbura hano mugore wanje nyakwigendera mfite umugore mwiza wanyubahaga nubwo yari afite amabuno gatangana tendaga meze nk'igitagangurirwa ariko yari umugore muzima kamubwire reka nziteke niba ushaka no kuzijya abanyuruzi byawe ariko ntacyo teka jaho bigeze ndananiwe ngateka ku izina ry'Imana teka Rwanda rwari rukuboroga kakanya sibura byose wabona rudahubanitse ku buriri sibutwe amati yagiye naho kimbandure nyiragiteke ego bikira Mariya arega bigorogonza hezi wawa nibabe bamufunze ubundi bamufunga asaze kurya imfura ngo bayifunze wakuki bamufunze namariye iki ariko zikuru umutindi ko hari icupa ryanzise
iyo nyana Rero ngo ye bamufunge. umva se zinyanya ngaha ndaha shiramo amavuta ubu uzikaranga ko wetse rimwe kabiri Nusu ugiye kubara inyama. Nta muntu wabaze inyama yewe. hano hinzo cyaba tata ugutumye nibesha Ntabwo natumye. gara amavuta so usutsemo rimwe Tonda ariko. kabiri unje gutira umunzani kwa bucengenera gatatu kan mate nazirangije teka ibyo urateka anda andikira hamwe ya kubuhanga bw'igikoni bwizi nk'ubu butunguru ujye ukazana igitunguru kizima gifatika urukuzana ubu bwakatsi ajya ngo kugira ngo ugavurera ngo iki byaburiye hehe byaburiye ni ukugira ngo ugavure abantu bakosha nureba nawe nibatagusenyera urugo ngaho ndise agenda uboshwe uraja hesi nyabusa uraja mwitongo ego ko wazahambaye mwarabonanye mukuze kukimwumvaga ko umuntu yawe abagiriye bana barajya uzagenda ubase hano ni sohoka winjire do undi mwahurira hara mu muryango aje hari hajya nazibaza hajya mbazi ningahe shira muri kuba umbarire mbwira Yes nabari nyama si indisho wazanye niyi wazanye ihendisho Bugari indege ntabwo nagutumye mu mucece ubu hano kuzina nakwikeno nanakurangiza ntumbwira ngo wazanye mu bugari komera mudugu uretse ko makuru ni ubuhoro polisi paritse hano Doragate mudugu polisi y'ibiki narijya no kuzana nayo ndababwira nti kubera ko ari umuturage n'ubundi ibyo yakoze yabikoze wenda ari nk'impanuka yagize nte ubu tuvuga ko utabizi tukira hano amazi ntazi ntabwo wakubise icupa ntuza yarangiza akaba n'izi sawa ukaba wanga kumuvuza ariko rero kamubwiza ukuri umva nyine cura muntu niwe wanyenjejeho namusanze mu kabari namubwira isi mu mwanya wanje kunyuzaho ndi kwa mura majerera hijya mu gishanga mu kinyogo nkavuga nuko biri kose wabuje hano kwa gataraka ku kabare none nkaba ngize amahirwe nkagusanga wambabera ko kukansoma kuzira arandeba ankambana ijana avuga ngo ntabwo nagusomye mu ngo yagira ati none arangije barankorogoshe anyibutsa ukuntu data yari umurozi anyibutsa n'ukuntu mama yishe abantu bari ari kubaroga ibyo bintu birankorogoshora uvuze ngo wamukubise icupa ngo kubera ko atagusomye nahise mu mwanya uri impanga isiranga ameze nabi ndakubwiye ngo ari muri serumu ya kangahe none warangiza ukaza umutetsi nyamuku ubundi arimo kubonera mu bitaro ndetse hano mu gahanga wakubita ivide umuntu agapfa niba atapfa ariko waba mukomeye yari mukubise ryari kimwe nuko ashobora hari sangara hari sa reba cyane aje kwira tumushakisha turamubura yiri waryamye arambeshya ngo ntabwo nasanze wa muhungu wawe ntuzakeve namubaza ngo uri he akambwira iyi namukoco rya primus nini kagahanga kajya gashwanyuka ivide ribu buyongera ariko no wari unyenjejeho yanga kunsomya mba niramubwira kubera ko komanda ari hariya kandi ari kuri telefone ngo kuvuga ko ntabwo mwadusabira imbabazi mukamusabira imbabazi wende turagufuza uretse nkawe ibyo by'imbabazi ni ugomba kubyisabira sibyo ariko ubu tuvuga tugenda uze ko mugemura none si mwa babarira cyangwa igero nawe bazana amapingu cyane none bohereza ku gakoni ko tugenda inyama zanje inyama zawe inyama zawe se n'uwakomeza fata inkoni mbasi ntazibaze muri mabuso nzibona zuzuye mudugu akantu gato basi wamubabariye umva rwarabizi nasi mfite umwana uri konka rero nasi ubu ndamusiga ari konka ni wowe umwose ni nyine nuko rero nimba ari umwose baramukusanya ariko muranshira muri gereza umuntu ategeka ibyo bantu kujya bandana akakabo gati batampaye ngo se undi ko arimo kunywa serumu ntabwo ari umuntu aso mbasimba ariko mbasimba bija twagiye ngenzanira akavange aho nirire ndumva nguzanira iki akavange aho ngaho evangelist hano ni padi ushaka iki navuze imvange wavuze imvange angahe si 800 se
buriya rero magana inani ukurikije namwe aho ibiciro biri kwerekeza nta kintu nanjye nyikuramo nta kintu nkironkamo mwese ko ariyo tumenyereye genda ngiye kukwarura inote y'igihumbi nabwo nuko ari wowe sibyo bizane ubundi abandi ndi kubarurira ku cata icyayi ntacyo bizane ujye kurya iwawe kandi yuzuze neza ndayaguha ari uko nawe wayisokera noneho yikase intoki apo hari na fanta umeka kandi k'umutuku stop zo fanta muziretse fanta hano rero ni icabiri ikibazo yabaye hoteli aha ngaha ahantu nzikuraga nanjye ndatereza hasi mubona ese biratureba zizane turakwishyura ngushaho n'ibishimbo mushuti wanjye nabwiye ko ndamugurira ipura ko atazi ndagukindura ndakubyagiza rero turamuhungu wawe ikoti ry'abagore kandi wongeye gutambukira aha ngaha baza uriya mugore ushaka ariko kagabo namubwiye ko mugurira ibyo kurya ari hehe yimbwara mwingingira ibyo kurya jana uriya mugabo fanta mujanye vuba uriya mugabo yarakize byararangiye yarakize atagira ni karibu oya ngwino wicaye iruhande rwanjye jya kwicara n'abatindi hepfo hariya kwicara n'abatindi ibyo ni ibyangahe bose ibyo ni ibyangahe muzungu ibintu ntibyabuze hereza uriya mugore ushaka kamushyiraho inyama fanta nakwatse ntayihari ndaje uriya mukobwa ni urwego nk'ikirogoryo komera mwana nyiransibura ntabwo yagarutse ku ishansiye yanyu uriya mugore rero yari ararya ibiryo hano ndamubura ni mpamvu y'imana ndashaka umuceri arakugenda je nyarura ku 200 gokopka n'umuceri umuceri wonyine kawunga byo warubyaruriye uruhaje uriya mukobwa arabinywa makikabikanda uza hano kwa makirifunzo byayo ushaka iki wowe ntiwabonye ibyo babimpaye nabibonye supu ya hino hino ave kunyara rero gasopa kuza kurira hano ntabwo ari kuza kunyuzuriza umusarani mbabwire muje muraza muje kuzuza umusarani ziwanyu cyangwa nago nje ndishyura umutindi wakize sha ubu wakize byarangiye ndakwica wa mugore umukiriya arahari kabikanga uza hano gutahura abakiriya siba cyo genda rero cyo muhereza bazahacika baje barashaka kurya iwabo yego rata njye mpaga fanta twe twakugira inama yo gushinga resitora hajya umwaga ikimwa saka ngaka nanjye mpa sitro sana sitro hereza resitora ninde utari wabona ibiryo shaka imvange iriho n'agasosi imvange iriho n'agasosi ya 800 agasosi bija watetse iki hari iki bo umuceri isosi ibishimbo melange orange fanta primus ibintu byose utakawunga umwana w'ishyamba nta kawunga kawunga uranyishyurira nucara igera hano uranyishyurira nakubuze no nje nshiraho kawunga shire inyama shire intogi n'umungure kandi uramukobwa iravuga uranyica zangaho babonye ibiryo uranyishyura njye nagutegereje kandi uramugore usa n'igicu uri bawunyarurira ko akundi nakubwiye ngahe 200 ariko ushiro kawunga nyinshi n'inyama nyinshi ibi biryo ni ibyumbi mugahaye hari umuceri mwana w'ishyamba shaho boshiraho umuceri utagira ibishimbo mumuzanire ibindi wavuze 200 kandi yari garuka hano 200 koko 200 ndakubwira ndabira uramugore usa n'umukororombya
uri usangije kandi ndagikabwe ajya mu ngari kawunga inyama bishimwe tubishimye hariho n'itoki byaba ari ako mamuzi ko umuntu amafaranga bayatoragwe cyangwa mamuzi yuko umuntu abagiye mu mufata ibiryo byanyu mu bisubirane ibiryo n'igihumbi magana abiri none se amafaranga twebwe ntabwo tuba twiriwe hariya twirirukanga tuyashaka mufata mu mpera ibiryo byuzuye cyangwa musubirane musubirane n'upanga ibiryo washaka iki ibyo ni ibiryo byangahe munzaniye ushaka iki shaka ibiryo by'icyabiri none biriya ni byangahe ibyo amafaranga nangahe ako mwabanga ibi biryo kuko ibi biryo ni bikeya ku gihumbi magana mutete masa kuko ibi biryo ni bikeya ku cyari toka genda kujya kwa kanyande toka genda ukunshira imigani kabwira bwe genda kora nirire nje nawe bimuhese ntabwo nta mukiriya ubundi nshinginga ushaka azaze hano udashaka yigira n'ahandi sibyo gerabwira ndagira wajya mu mushinga zawe icucu ajya mushaka ibya bibiri ibyumba bibiri kandi ayo umwana w'ishyamba noneho sasa hataraho kawungarira n'amata birarema mufashije bibiri dushireho ibishimbo gushora igihumbi ushaka kuvanamo ibihumbi 20 bazakuroga wiki umushyimbo yabikubuje wamugura utegura kuyifaka ntibagiwe yose yabibwira ndamwa washize ibishimbo ujuranza n'abakiriya mwa ibishimbo nutabishaka kubiha igikabiveho bisha ndakora kurangahe ende wewe ngiye ntabwo nasamira ubusa ngewe nanibyo ngibyo twongere ewe data we mana koko ibyo biryo biriye ubihawe nande ubiriye ubihawe nande koko uzi ikintu njya kugukora njya kuguca kuzira kimana ngerwa arasaze ngereka ariko ubundi ikibazo ni iki kizina kimana kikigora narakibwiye terusafuri ndakwica ndagukinga cyangwa uzi ko wancika bigaswira babantu si bagiye bajya si batishyuye ega buzinesi we shamani ingo zirimo amakimbirane hagendaga byinshi koko ubundi inaha dore abandi batangiye kugusekera nturebe uriya mugabo se dore ubu bararangije ariko nicyo gihe nje rero nta rutege nifitiye narananiwe rwose ubwo ubu uhinze kuhinga iminsi ibiri tukabura soje kubera amafaranga iminsi ibiri se bo ubwo rero cungahitamo ari kinakweretse na kiriya cyo hirya hitamo ikiza hano ntabwo ndi kukireba neza zamuka dore ariko rero iki gitoki ko ntabwo biri kunzamo neza kuri nagiteganyije kuzagihemba umukobwa wanje ariko nta kibazo ureba ni mujuba original ko nacyo ntikirera neza kwera se ako cyamara wakweza igitoki kwari uko nyine njyewe naho abantu banzi ngo ni umukungu wakweza igitoki kari hafi no gusha gusa ikibazo ntabwo biriya bitoki bikomeye cyane ngiye mbikunda ariko ngiye ndumva ndahitamo iki kiriya weya iki nicyo cyiza mbwira ahubwo amafaranga yayo ikiza manza ucitegereze neza rero nawe ubwo urebe urambwira dore nagize ngo nteyemo n'utugori bavuna muheto baraje barahagaguza nsanga ni igikenyeri sha aha se barabikwibye
Bakuze abajura dusigaye dufite muri uno mudugudu. Bareka sha hari inzara hanze aha. Inzara se nawe kugeraho. Ngaho mbwira. Ndajyana iki? Urampe 8,000. 8,000. Ni 8 rwose. Kugera igwa umenya hari. Arega menya ngo wa mugore we. Ubuse ngiye nayungukamo. None nanjye maze kumenya iki ibiciro by'ibitoki. Bushize ntuzanyansibura niwe waje shaho munyamunyande do yarani no hejuru. Iramanuka iri gucuncumura ikora ku butaka. Inzari 82. Bagishyize ku munzani gura. Ari nkawe mbese. Ari nkawe umuntu akayaguca wayatanga. Ubuse nayakuramo. Mva nkugenda. None uramangahe? Ndabihumbi 2,500. Ndagashangwa ndagatora mama. Wa mugore we koko ubusi uje kugura urukwavu. Uye sikugura urukwavu cyangwa guhenda n'inyama. Ngareka nkurembere huruse. Mwebwe byo 2,500. Ndashaka kuti none se muzakira mwabacuruzi mwe muzakira ni mpamo y'Imana. Ariko bakireka. Kwa nawe inyungu yo ni iyi. 2,500 ujyana ugicuruza mu 90. Umva iyo nyungu subwo uzaje mu ijuru. Jyanda 6,000. Rero kubera ukuntu natukana ubungu myanga wanantuka. Ariko ngiye kugura nk'umuntu urabanyatayemo basi wenda nunguke duke ariko nkigura. Ubu navanga undi n'ibitutsi jugujugu. Ndagwa amafaranga 3,500. Wa mugore we rero nenda tutarashobokana. Igende ndakigurisha kanyundo. Gende. Ubusari byo ngibyo. Ntuzabera nsira. Ejo twarahageranye. Aravuga ati rero ndagwa 5,900. Nubwo ntwakuzuza araho gashaye cyo gikoto cijana. Aranga nanje ndaganga rero narebwe burankunda gakasuzugu. Nagataraye nawe mu gitondo yavuze ati azanye ngera amahoro cyoko impamvu nguze nawe mpaye angahe none subwo si 4,000 anda wani anda yewe oya habavu ntangara mfiteye gutyo gerwa ariko nyumva akaje wundi wavuze ibyo rero reka kuzana nabigwaye se gerwa nyine muje muraguza abantu ariko mutagamije kuzabacurira neza mwabagiriye ibyo bihurezi n'iki gitoki none suragira ngo ntayakura ngavuga utireka nguhende kubera ko ejo bunini nakugurije amafaranga wenda binyuze mu iyo mvugo nibyo ndabyumva neza kandi byo bigashoboka ntabwo uzayanyishyura umva rero shiraho amafaranga 500 nacuze kuziyafata oya wintege iminsi umva rero njya amafaranga 500 ariko nakugize nge ntayo narenza anda fata mwashiraho amafaranga 200 ariko gerwa nakubwiye ongeraho igikoro ntayo narenzaho gashaho 50 we ntabwo ndo muhira imbere wo gusuza sinakubwiye siko nakuraga ibintu byaga igendere urigiye cyo kurandika igendere yewe sawa igendere ariko ubu nari guhenzera igendere yewe igendere kuko nyaye igikoto cya 50 cyane ngo aranda umvase umva yewe bo gapfa kugazana ariko rero unyubitseho utyo ndagashahurwa iyo byanguka Sibomana hari afite ibitoki biba byarakuze ariko ibyo byo kwa Sibomana hari zirakirabiranya uzabaze ntuza amapfuruka nyaguzayo karamasenge akasanga munda mo hagati n'ibiti biri gusa yewe nguri by'imineke nguri byo kugurisha muri iki yongokere rero amara tunyunyusa kijyana none aha uragitema gihe ki ku mugoroba ndaza nohereza umwana aze kukintemera ni mugoroba ikindi cyashize kuko nkitemye gutya kiranamba reka maze nge gucuruza icyo nari mfite ubwo ibyo birakureba ko ntacyo ngitiranya nacyo si dore ikivovo muramenye mutemera hano hejuru iki kivovo uramenye mutagica nabi ugasanga unkoreye ku mubyara niko se nyoye gute iyo nzira unyuze urayizi ko bayifunze haraharagu abantu bafunze amarembo abantu bakajya bateyewe ese kuri kwiruka ugiye gucuruza reka nza dutambikane buriya rero ntabwo ukuntu ibintu byaba bimeze ariko se bitewe wa muhungu umeze
ubu sujuje gusinzirira ariko umuntu w'umusore nkawe iyo ubona uje kuryama ku gasima uvuye mu rugo tuvuganye wagira ngo umayemo ibisinziriza oya naje nzi ko ngiye gutegereza nega nari nzi kuri bunyure hano ubu ariko ubureba bizavamo ubu ufite urugo waza ukicara ahangaha ugataha udatahanye umuhahano rwose hari imbwa itunga urugo wishinyagura ndarutungije ikiza ubu amafaranga umbwiye ugiye kumpa koko ari nkawe ubundi se ukoze byagutwara iki nta mbaraga ufite muri ikiza ndabona wambaye amasahare ahenze agera torokweto rurenze uza kwicara ahangaha mbure byose nk'ingati imene ubu niho mwabonye agasima ngase ngawe winyinjirira basi ubu akuka gake mfite urajyana ko nkakoreshe gashiremo none se tuvuye mu rugo umbwiye ngo iki ntumbwiye uti ndanyarutse hari akantu nje kurira kuri botike ndahita ngaruka cyahirega nayo mbizi kuri buhansange gusa ariko ntago nagutenguke si uhansanze se kereka wenda ubusanze nagiye kandi dore ndahari kurana umanywa y'ihanga urebe wifotoye nawe bose uri gusina none wagira ngire nte nari nshonje nari impaze naje kugarika umwogo winda naje kugarama ubwo urumva ibyo ngibyo igifu kibisa niba uraritse se ejo uzawurarikaye kandi ngiye gukora ubu uje guhangana n'abasinzi barahabuze ku muntu w'umusore mu myaka ufite cyakoze imbere se tugende niba ubyemera cyangwa njye gushaka igare igare si ubwo wikoreye ku mutwe ndabizi ubwo ni umuzigo wa danje ubwo ni wandi bagenda kuzana igare si urarishaka urarifite cyangwa n'ubu ujya kuri turajya kuri kode hasa amafaranga amaye kubize kari makeya imbere tugende cyangwa umbwire nifatira abandi abakeneye amafaranga barahari bafata ibyo twumvikanye maze byo bitesha agaciro imbere tugende se sinshaka guhangana n'abasinzi tugenda ariko dukoresha iminota mikeya nakuye ko hari umuntu ngiye kujya kureba mu kanya nawe ufite akandi kazi ubu se wamureba ganga wari usutaraye erega nari ngutegere nese ubwo nta telefone mfite nawe ntabwo wigeze umpana nimero zawe nese ubwo nari kubona na gute akora murashoboye nese wowe ko waje wansize abanye ngo turaza kuza kuzindukana ariko aha hantu gambwe urahahingira ngahe koko mu byukuri ate ni mono guca mara hasi hose urumva ni ukuva ahangaha uko hateye ugatambika ukagera no kuri kariya hariya hasi turafatana ukwaje icyo nashakaga rero ni ugutera imboga ahangaha kuko ntabwo byose kwatera ibigori kwatera ibigori sinata ntanaga n'ubundi tubanze tuvugana amafaranga kubura amada bibura kubura kambwira nge utameza ahantu urameze mu 12 kureka vuga kuvanga kugira ari mu 12 urahahinga iminsi ingana si umunsi umwe si iminsi 3 ese iminsi 3 ugura uhingira ngana ibihumbi bine base nta ruhembo ruzabonekamo base urembo uzarumereza nuzi ko isuka igeze kuri 6 twigura ntushaka nimba utashaka isuka yawe umbwire ntuza nguhi yaje hari kibazo yewe urameza yo ngayo reka nkubwire ahangaha bahahingira ibihumbi 3 kuvanga kugira hariya ni icyatano hano na kare ni icyatano komeza wiraze Nyanza wenda n'ubwo bigorera wenda makasha ashobora kuza ukareba akorera none se ariko reka nkubwire hajye nguramiriza ngaho ni amafaranga reka nkubwire bye rwose 3 ndabyemera utumeza kano gatoke ninda kihemba akase akanga ninda kihemba nje gukora ariko twaba tunagurira yewe urameza 3 nagatoke nzagace nge ngihemba 3 yose mwe tatu nta kibazo hano ntabwo kubyemera oya ahubwo reka ngaca umwana kugira ngo kazakure oya nge ndakunda gutya gira se tugire bwa mite ntagire bihombe 3 sate nge nagwa bitano amba 3 ngazaje umva nimba ugashaka abizi bitoke ku isoko birahenze birahenze muri misiyano rabo birahenze ahubwo nasize ahubwo simba ni 500 sibyo tuguriranye rero hano harimo ibiro cyangwa byakunda biri 8 birimo sibyo ikintu ngiye kugukora rero kano gatoki mbereza ariko kuri mukungu wajya mukungu se wabitoraguye ibi ngibi ntabwo nabiri ahubwo dore ikintu tugiye gukora iki gitoki
tugiye kucyura amafaranga 2500 none tukimara kubibare 2500 hano urahahingira bitatu hanyuma tuzongera kuri cyo cyatanga kandi tugihere hangaha niba karanga kanigende ntabwo nahakora ngiye nabageze nakanige ntabwo ngo nakorera urashaka abandi reka n'ubundi reka unarahenda barabivuze kugira ngo niba muhinzi wenyine uhari sawa ugende bashaka uzabona abandi ugiye kundeba se ari imbuga ngo ntacyo shaba ishokoro wowe umaze kurenga igitoki kingana gutya yakosha abantu baragwira ko tere kamumpaye niko katuza kunkoresha gatunamwe tere we n'umuhungu wawe meze neza kamuna mu ngendere gitemegere n'icyo ngo igirayo iki have ugiye gukora iki abo duteme igitoki ikiyese mute igira reka duhiteme igitoki twigendere ikiyese mutiye gute oya utagitemera hasi kikagira umuntu atemera hejuru kikamanuka neza gikobotse nese kumfata wande kuje byose mujya kugitema aho itonde wewe ase watengiteme kita kandi kadungiye kwi uranyishura wewe wa mwana we umva egera igitoki ari uranyishura kata wegera igitoki nkwereke nese ari mu biki bava muzani tene igitoki uragitema ndagukata akose ndagukatije muretse hikemera igitoki nese murajya uteme hagara hanga ngo nuhagarira uruhande rwanyu kiravuga hagara uruhande rwanyu ko ariko vayo hano uranyishura se tubanze twumva igitekerezo igitekerezo cyawe ahubwo igitekerezo cyanyu none se wa mugabo iki gitoki ni icyawe ndakubaza iki gitoki ni icyawe kweli nese icyo muje gutema ni iki ni iki ngiki ahubwo se ugikiye umukanana uti ko abantu bahangaha benderanye ko ndimo gukorera ibitoki rwanjye ibitoki byanjye kugira ngo bigire suzi ko igitoki giciye umwanana kibasha gukomera vuba vuba asubundi wa mafaranga wampaye mbona n'ingiga yose ngende karita purayi ugiye kwikorera uruntu rungana gutya ariko ubunebwe bw'iyi minsi bwo uranyongera ndakubwiye ngo hagarara uranyishura nawe ndakubwiye ngo hagarara utabushwana na banyururugo gute se oya twavuze ko ugiye gutwara igitoki cy'amabere anga cy'amasera 3 none ndeba uruntu rungana gutya nge se ndi imodoka uranyishura n'ice n'ibiri gute uyu muhoro wese naje ngutwaye se kigorere se buretse gato uranyishura yo kuza abantu ntibashaka kuntera umwaka none reba n'uyu nawe yanze kuva mu nzango nkiteme tugende hakiriga ngende shaka kumaza kandi kazi kuki mvuga mukamvugira mu urumva ariko kari buntunge mpaka ndavuze gusa ikize suko wagira ngo wamugana ibintu ntabwo ari imikino icyo gitoki muje gutema nicyo kwanda nimubanze muvuge muvugishwe nimurangiza mumbwire ko mucecetse aho ngaho mvuge ibintu ngenda avuze ngo nje gutema igitoki cyanjye naguze ntabwo nkutondagiye uyu nguyu yari ntabwo akajumba wakarira gasiki nako ariko abakine mpamvu ngo nta nijuru muzabona harya undi ko ndeba uyagara ko witakuma ngewe akajumba kamwe wanyinditse niri twamaye se bwo yakaraye wowe kariye wakwikora untungana gutya ese mwarangije kuvuga mbabazi kuvuza ngo none reba uyu nave mu nzara nkiteme ngende hakirika ukatemwe bitse hasa ni wewe ngo none se wowe watubuze iki gitoki ni icyawe none se wana amafaranga wampaye kuva unteruka ntayo nagwahena yahaye nyiracyo se ni iki gitoki nakiguze nabigiye bija niwe nishyuye ndekaro nitemera igitoki kuko sinkitemye mu kwawe mba nkubwire ubu tuvugana ndaguhonda kandi uyu muhungu ndaguhonda ko uyayo namagambo ukoresha none se bari abandi se abantu barababaga nese bari mu biki ariko nyitambika mfite umuhoro ngiye gutema igitoki ubu se ngiye gutema nkasanga ndamutemye yitambitse mu nzu ubwo icyo ni ijambo uri gukoresha ngenda kubwiye utanteza ibibazo ngiye gitoki mbabarira aho kabyara we mbabara wa muhungu we wandetse ngewe rwose muvandimwe do bose nawe urambike hasi ngewe ikibazo nje kwitemera igitoki naguze uwakingurishije nike
wowe sinibaza impamvu nyitambika nico bishingiye kuki aha ko ari mu kwanjye ntaguze amafaranga yanjye aha ni mu ngarigari bampaye iwanjye ariko abantu b'abasaza nyamenaga baritakuma bakigira ingegero bakigira abajura ushatse kuvuga igitoki iyi sina ntabwo ari ifite izindi zabya bitoki ntabwo ari ifite izindi nyinshi cyane haso niwe muje buse mutasaga mukagitema ugasanga mukano ku kagari nabaretse akava mu nzira nkitena nkigendera ubwo saru yari na uri mu nzira yundi nini wowe wakwete ukaza igitoki no mbavubwe uribeshye ndagukubita sinjangwe ngo ngano mbari naco cyane no mujye mundebe ariko se muvane mu nzira nyine nikamira igitoki nigendere nese bari mu bicu iki gitoki ni icyanjye uwo waguze nanyishura nigendere nanyishure nigendere mu cyitwarire none se bari mu bicu uko naboroheye mukagira ngo nimba uzane ibintu kuguhikiraka aho nawe ariko nago kuzindura no kuvuga nabi bihagije genda shaka kubaza ngo iki gitoki niki usako muri guteza muri quartier byagenze ngo twaye iki yewe rwose ko mwabujije umwana kuryama igitoki isi yose umva rero wa mugabo we ngene iki kibazo ngeze amahirwe bisa amazara nyumva rero wangize amahirwe bisa amazara n'abantu mwe si cyagwangana n'uyu mugabo ikintu kinzanya aha uranzi muri quartier sinjya ntwara utuntu tutaruca cyane rwose ngewe bigiye bijya yanzanye anyereka igitoki kiri hariya hirya ngo afite ibitoki byo kugurisha hano hari imbere ngenda mubwira ngo icyo gitoki ntikeze ati ngwino ndakuzanira ikindi ngeze ahacyeye kikiriho n'umukanana nje uciye none sanze uyu kagabo ari we ugiciye umukanana ngo niki none se kwabijo bijageze hano ndabizi se ko ngiye yambwiye ngo kiri mu rubibi rwe kuki wowe ntabwo nagutumye kumporera wewe burese nawe bangi ngata ariko nikore igitoki tuza wowe urabanga ingata cy'ugutunga abantu urabanga ingata wamubwiye uko urabona uyu mugabo ahagaze hano abima igitoki mwavuganye unasara amafaranga bampaye mwebwe mukamye ikimasa oya ngewe muri mano wakaga ngenje kwikorera igitoki nambwira ngo nyereke ndakire ngera tariyo mpagarika usanzwe bangi ngata nikore igitoki muvano mugende kwabisho bigadora aho bihera akiye ntari akita twadukanye niba kudutema byana ni weki mugende ni ureka nkuba subundi reka nkuba ariko mureke intambara nta mategeko aturengera ariko bisama ntuhari ndari reka nkubwire nkorohereza bisho bija wamuhaye amafaranga je namwishyuye amafaranga 4,000 byanjye nimba ari 4,000 rero agarara hano yewe ko murimo gutongana cyane byagenze gute bimeze bito kaga narinje nje kugushaka washaka reka mbereke ukuntu bigiye kugenda kaga yego urareba uburese gato tubanza twumve tugiye kuvana tugende tuzane bijobi atwereke ahe hageze he ahawe hageze ahubwo se twagiye muri mwarse tukamusanga nta nubwo genda guma pakaje ameshi igitoki cyane nyine uwo ndakuzirika umuntu yazajya atakaza amafaranga ariko muzi ko n'umucuruzi mbangeneye ku abashitse barimo kugushaka babarira nawe asorano we butakiye ese iyo mikino muri gukina muze tugende byabereye igitoki cyangwa tubanze tujye niwe tumurebe ni ibintu byabereye ibintu dukora muze Niko umuyobozi ntabwo ni neza ntabwo nubwo abantu bari kumfatirana iki gitoye nagiguze nabijyo bijya none ngo ariko bijyo bijyo n'umuyobozi wanje arahara wawe se hano ko tuzi mwari mu murima gwa kagabo bijyo bijya wakiguranye nawe hano ni mu murima gwawe twese turabizi abamwe murasangira mu karenge ariko nawe guhirika abantu ase kunkubita urankubita utananyishu abantu tutahurira mu kabari ngo dusangire tuzajya tutagira ijambo wowe tugenda murima ni ugwa kagabo kira gitoki ni cya kagabo ariko uyu wahurutse aje nk'iyagatera siwe ewe ma mama budunyu amen mbaye nje utegura utuntu hano mbase ntuza yanjiriye ako ntuza ntabwo yageze aha ngaha nde ntuza nyiransibura ntawe ngeze mba kare twahuye arambwa ngo imigozi zabo babashumba ngo baziraye ngo muri Nyakigezi imigozi y'ibijumba bahurutuye ngo bazirangije
uko nyine ngiye mu nama sinabikurikirana ngo njeyo nubwo biragenda bite wagiye se ugafata isuka ukajya kubinyogoza nubwo byaba ari imishuru ubwo abantu bahahurutuye bakahahira imigozi uzi ngo ntibazasubira inyuma baje gukura maze ntitubarege ngo baturire ibijumba tujye wifuza urarega se wafashe nawe rero ibintu uvugaga kaga ibintu nk'ibyaba reba intuza yanje reba akayoga kandi naraye nzanye uzaseta urugo ako si iyo ubanza ukanywa amazi ukaba niza rero banywa zikabanza zikagukira induranywa amazi ariko iwacu ntawa iwacu warozwacu dederaje yewe maze ibintu uragaga no kumva ibintu byawe ukagenda ukurandaka narangeze ku kabare reba ngo impande y'ihembe munsi y'ikarabiya ibumoso bwa gakoco narangeze ku kabare nsangayo sayidi ubwo abanguriye icupa seruhungu nawe bayikubisemo ati mzee uracumva intindari abaguzi abiri seco kaba yahageze seco wampfundurira secoko rero abaje nawe ari kudoya nagatanga ijoro watashye ngo yabonye se muharahakatiye aravuga ngo reka mukurikire ngo amwibarishwe dukara setakose usumugore ntiyahise amutakayisangira sehene goko yaragiye ahubwo sekwene niwe twahuye ngo umukobwa yarutse kubyara impanga wande wasekwene sintamenyaga amakuru mazima ansangagaho wabyaye n'umukobwa wa serusi nabitiranije ngaho itereke Mwiriwe marina mu bijoro bija. Bravo. Mwiriwe muzenzi. Mwiriwe. Mumbwire neza. Ngaho se. Nubuhoro ko mumwikoreye n'ingata zidafite ikintu se. Nubuhoro ariko komera nyagacuruzi. Babarira rwose nta bintu byishishaka mu mafaranga yanjye. Kubera iki? Twaguze Kagabo yakiri nyine. Navuga bujya gurisha igitoki kitari ice mu. Ndese? Umugabo wawe. Nonje ndavuga se nta rutoki dufite. Uruhese nimba murufite mwaje mugucisha ibyanyu mukareka kuza kugurisha by'abana. Kandi no gukererwa babakiriya bambuze. Si kagabagiza. Kagaburirwe nturo. Umva ikibazo turi kubazana. Igitoki wagurishije n'icawe. Igitoki wagurishije n'icawe. Wereka kumbaza ubusa. Nakugurishije si igitoki nyine twa. Mutekano yamushubuza umusanze bari bicanye nijo bakijije. Ako suretse nibyo ko muzayamubona ko nyesi ngewe ari ngewe uzi gupfusha ubusa amafaranga. Nagwaye amafaranga yegere. Nose bigenze gute kutagiye kugitema. Nyine se simvuyeyo hanyuma uyu Kagabo tukamusanga ajyagaza impanda agahita avuga ngo ni igisambo witonde bugashaka. Igisambo cyahehe ko dusanze mu urabizi. Wabakubitwa n'umugabo utarubaho. Ese avuze ngo iki? Agira ngo umugabo wayandenza maze rero na. Ngewe nyihera amafaranga nigendera. Igitoki yamujije kugitema Kagabo. Ngo ni icye ngo ni ngo niba yavuze ngo niba ari igisigisi ngo ni gisigara ngo ni mungarigari ya seda ngo hariya ngo harengere. None cyo dukintu cyo kukubwira. Abo bose bakuri uhagazaho baravuze ngo uze n'ikindi kugira ngo ibintu byorohe. Dore umuntu wahaye amafaranga nguyu njyewe ndagije igitoki cyanye nzaramuka nkibuze do ndagatora mama muze. None n'iki ko ari icyo ko utawivumbura wenda ni biwe n'iki muze. Igitoki n'icawe cyangwa n'icy'umugabo. Icyo wagurishije uwo kira gitoki wagurishije n'icawe cyangwa n'icuri ya mugabo. Nicanje ni mukwanje. Twagenda ukabisobanukanyere ku rubibi rwawe nawe wigiye kugenda. Rubibi rwose nari ransina ni yandi nibayiteye. Ninde bayiteye? Ariko uyu mugabo ra ubu umuntu nago ikirakuru umupagasi ukamuterera isini zera uje ahubwo se kaga kabiri kangahe bijiyo bija tera insina mukwa.
ndakubaza nyine kimwe baba bakanyishyura nk'igende cyanda mbese iby'urubibi niko kagabo mbabarire barashaka amafaranga njye nigende ushaka amafaranga bive mu mazina n'ukuri kw'Imana ngambwira wa mugabo ubwo ruribi uri kuvuga ni uruhe ni urwaheye ahubwo werekana igitoki cyawe cyane ko wagurishije waririye amafaranga werekana igitoki waririye amafaranga wagurishije n'iki gitoki kiri mu kwawe gute mu ruhe ruhato none kukabyara ko ari ibintu byigaragaza sibyo ko ari ibintu byigaragaza reba urubibi rwa bizeruza hano uru rubibi rurahuriraho n'iki gitoki witese n'isi nyine njye ikintu ndi gusobanuza we jya mfashe unsobanure iyi nsina ni wowe wayiteye umuhati si nguyu urabyerekana ibyo by'umuhati rero iby'umuhati ntacyo bivuze njye naritereye insina yanjye vuga uti wandi iyi nsina ni wowe wayiteye none ubu nirinde ucaga ikibazo cya mbere wemera yuko uyu muhati ari rwo rubiri wemera yuko uyu muhati ari rwo rubiri nawe nyiri ugutema igitoki ngwino ubirebe aka kazi kanyu ubundi aka ni akazi naje mu cyami impamba mbese urimo guterekera cyane urongera kuzugurukira mu isambu ndaguhanye ariko isambu yawe irihe urongera kuzugurukira mu isambu utankanga utankanga ubwiza ukuri izina ry'Imana reka mubwire reka nkore ntabwo wandenza amakuru ntabwo wandenza amakuru mbese muyobozi nde nambwira ati iyi nsina niwe wayiteye ibyo ngibyo nje ndabyumva pe kandi n'ibitoki byose byeyagahanga uzabaze na data ntuzase macibiri ni ukubu nyakwigendera ukankwereka yakubaza nyakwigendera seruhungu mujye kumubaza bijoje nkankubaza ikibazo uteye hano ibijumba ndabona bikomeye ubwo iby'abashitsi bawe rero nusanga ahubwo genda ubambwire ko ndaje genda ubambwire ko ndaje ikibazo nandi kukubaza uteye hano ibijumba ikijumba kwa kundi kigenda umugozi wacu cyangwa uruyuzi rukagenda ukagera mu kundi wagenda uja kurusarura ngo n'urwawe ngo kubera ko waruteye ariko kubera ko waruteye mu kwawe rukagenda rukagira mu kundi ese wakurikira ibyo bihaza ukajuja kubisarura ahantu hatarahawe ngo nuko ngo uruzi ngo rwavuye iwawe kurabona iyi nsina ukuntu byagenze njyewe nabyitegereje nk'uko ahandi mu kwa bijoro biragaragara n'iyi nsina uko bigaragara niyo nyina w'iyi ariko kwa kundi insina zigenda zibyara zarabyaye zigera mu kw'abandi wagurisha igitoki kitari icawe oya nongera ngo ndazirimbura zivemo utonde uzirimbura se ni mukwawe nongera ngo ikindi kibazo arimo kubyitiranya na kwa kundi voka ibite mu gipangu cy'umuntu none voka igishami rimwe rikaza mu kindi gipangu ibyo bintu wenda birumvikana ko izo voka ziri ku giti cye ariko wambwira gusa ntabwo byumvikana njyewe reka mbyumva mumbwirire mumbarize ndaviramo aho ku mafaranga yanjye namuhaye kandi mwamuzi ko oya ifaranga zawe arazigusubiza naba amafaranga yanjye nigendere araguhasa yamaze kuyashingamo umuheha araguha amafaranga none si ubwo murumva njyewe nahombi amafaranga angana igitoki umaze kumenya nyiraco n'uyu nguyu niba ushaka kongera kukigura urongera ukigura nawe ifaranga zifate uzisubize nyirazo ubwo nuko bigenze mumvire mu murima murimo no kunywa tutanga amahoro mu murima w'abantu mumvire mu murima murimo kunywa mugende mukuri n'umuyobozi ujye muntuzaho ndeka nikomere imirimo yawe tuve mu kw'abandi tugende simba shaka mbanga amahoro ariko kaga ugize umwaku ntasitaraho gato nukugenda uhetse amaboko none muyobozi ubwo utangiye kunkanga muyobo umva nyokuru wawe ngambwiye byamubayeho ndabizi none byamubayeho ndabizi ntunkange ntabwo tukibatinya ndagenda mpetse amaboko nawe uko abagura intoki ariko gererwa ubu wowe uzamera ute uzajya ubaho icyo muri ubu buzima koko uzajya uhora wifuza kurya ibitari ibyawe njyaho amafaranga yanjye nyabone rwose unzane amafaranga ntabwo naje gucururiza ifaranga urazimusubiza natwe reka dutange umwanya nikorera akazi kanjye kwanza ndimo guhera yewe ndashaka amafaranga yanjye uvuge gakeya si mwana ikigore mbone kigiye
reba kunaga mwereye ndimo gukora ibyaha shaka amaso we urukunda hishi ngende mwere mu kazi kanyu wampire mu uri mwana genda zo kwa mututu rw'abandi yagiye birarangirira aho ngaho basi none mwana ngaroreka inyamunyu tuzayigabana igabana nawe dupfanike ngare aho nyine insina tuyirimbure tumenye ngo ivuye mitazahorera duteranye urukuba natamuyo njinzi nanayitereye cuko zenda kuba insobanuriye kuba insina zageze byara mukundi bo birumvikana ngaho wenda naba nisuko ko kubona tsinzwe usudatsindwa kandi byigaragaza nawe ubireba mbase icyaba ciza rero ariko ntabwo byashoboka hano twaburana itaka rikaka uraburana itaka ryaka hano urubibi rubigaragaza umva rero mwaritse nkakomeza nkarerura ntabwo hano byaharangiriye nyandikira urupapuro nzamuke muri Paris ibyo ndabikora ngo utanga umwanya akomeza akora ibyo akora ibyo ndabikora nanjye nzaruburana we ngo nanjye nzaruburana none nasize ni nyinshi wanshakira umwavoka ndagushaka umwavoka urubanza rutaratangira cyakira abavoka bati genda umuyobozi ikintu ngiye gukorera ngiye gutanga raporo ntabwo ikirego cawe wowe aho uzagera uzishakira umuyobozi wowe nyandikiranje nigiye kurega mu rukiko ibyo ndabikora kandi ndaje mu rukuru rw'igihugu twagiye tunyure hano tuve mu rutoki rw'abana umuntu abaga yaritereye iki insina yagore insina iki watuzamuka kuva na kera aba bantu rero ntabwo duhuza ni impamo y'Imana kuva na kera sebukwe ntuza rwacendera no twahoze urugeretse tutumvikana kavuga inyama twari twadikanyije ahijya muri Nyakigezi dufite urubi n'ubundi rwavoka voka none azagwa mukwe akavuga ngo kiriya kigore mukibwire ko nagiye mukibwire ko ntari wagumya reka nigendere komeza mu rutoki rwawe ubwo ikibazo nagikomeza nzabivuga oya nta kibazo nizere ko mwabikemuye nigiye mu ntesheje nacu uzacyandika nta kibazo wakora n'iki shaka narigarutse rero burya ndajya mbitekereza ndakuza gusanga burya bitupanga n'abikorera nabonye mbo isano sabaye abayobozi bavuye hano dore bijo bije ari yangurishije igitoki wa mugabo yari yakigurishije na ntuza na wa mugore ucuruza amateka kuko bose mbonye bashoreranye bari bashoreranye umve yaraje yarabigurisha akigurisha ntabizi ibihumbi bine byose burya niyo igitema wari gusanga bagufashe nk'umuntu hari urubanza narwo ahubwo hari urubanza ariko urubanza umuyobozi araje areba umuhati ashyira mu gaciro asanga n'ubundi kurundi ariko birigaragaza uretse amatiku y'abantu birigaragaza hanyuma rero ikiraka wagihombye kuko namaze kugitanga bahahingiye ibihumbi 2 kandi wowe wacaga ibihumbi 3 kandi batarahinga ntabwo barahahinga arahazindukiye rero urajya mu rugendo namaze no kumwishyura nangiye kuyagahanya oya namaze no kumwishyura byarangiye rero iyo wirangayo uburyo iyo bitinze birapfa ko nari maze gufata ikigabe cyo hirya kuri wa mukecuru umwe wepfo zibona uratumeza kavatse bite mwishyiraho gende dupakane hari umuza ko munsi yo kurubuka hari yankuka ndayakorera nabonye mbo isano sabaje amuyobozi bavuye hano dore bijo bije ari yangurishije igitoki wa mugabo yari yakigurishije na ntuza na wa mugore ucuruza amateka kuko bose mbonye bashoreranye bari bashoreranye umve yaraje yarabigurisha akigurisha ntabizi ibihumbi 4 byose burya niyo igitema wari gusanga bagufashe nk'umuntu hari urubanza narwo ahubwo hari urubanza ariko urubanza umuyobozi araje areba umuhati ashyira mu gaciro asanga n'ubundi kurundi ariko birigaragaza uretse amatiku y'abantu birigaragaza hanyuma rero ikiraka wagihombye kuko namaze kugitanga bahahingiye ibihumbi 2 kandi wowe wacaga ntabwo barahahinga arahazindukiye rero urajya mu rugendo namaze no kumwishyura nangiye kuyagahanya oya namaze no kumwishyura byarangiye rero iyo wirangayo uburyo iyo bitinze birapfa ko nari maze gufata ikigabe cyo hirya kuri wa mukecuru umwe wepfo zibona uratumeza kavatse bite mwishyiraho tugende dupakane hari umuza ko munsi yo kurubuka hari yankuka ndayaguka ugende
Bebisha byageze. Ukomeze still running. Still running. Action. Tugende dufatane arakomeza kuri voka ubundi tugende nkwishyura imana. Hano hari mu nguka se. Haruguru yaho kunoza ahandi ruhande rwo kwa Nyeze. Hari ahantu ko hagoranyira. Hano singe ugabanyirije icyatanu. Ntagiye mataganyura. Cyatanu. Mataganyura. Ariko uratiyameza gande ko nakimura kabazo. Oya reka nkwereke. Bishokora bizi ntabwo tubanye nabi. Ito sanga undi cyaguye. Ubanye nkubwiye ntabwo tubanye nabi. Sibyo? Wowe tugende nkwereka ahantu ugira ahubwo tuvugane kuko ni naho hafite amafaranga menshi wakwishyiramo abantuza abahinzi ukipatanira. Kuko nje sinjya mpemukura bizi. Ndabizi nta kibazo nta kundi.